Ndi papa Sava. Digidi urashaka kumbwira ngo agakingirizo wanyakaga nako kujyana kwa Ndimbati urahiye urakongotse do umuyongo uri gutumuka hariya ndawubona uvuyeyo njyewe reka uzabaza none se kuki uri kumva ko njye ntakwijajanja njyewe njyayo kirakiri ry'abarezi ngo ni Marigarita nanjye cyarabimpanze wasabyo ndabimenye narabimenye none se rudandaza ntiduherutse guhura afasha agatuza gutya ari kugenda rera nk'abana babuze barwaye icyo mu rudandaza buriya yaduhishe ikintu yabaye bamwe bavuga ko yanutse kuri shantiye ariko yagiye Ndimbati akamukandagira agatuza urabeshye ni izina ry'Imana Ndimbati amukandagiye mu gatuza yamukandagiye mu gatuza none se umushinga bari kuwukora bate umva nyine urabona uribuka ya gahunda Marigarita na Ndimbati bigeze kugira bashaka kukurya moto ubukene bwaje babigaruye ubu bari gucunga umusore n'umugabo wese ufite amafaranga bakabikora muri buriya buryo bakamurya inote none jyayo bakwereke nakabikenze byatangiye Ndimbati ambwira ngo arwaye iryinyo arambwira ati narifite abashyitsi uyu munsi atari ku iryinyo rimereye nabi ataho kugira ngo ronze kwicara mu bantu nikomakoma iki ningirane n'imisonga ati nguriza yicara ndamubwira ino Ndimbati ejo bundi turi kumwe na papa Sava uribuka yuko muri koperative aribwo twafashe imigabane ndavuga ni njyewe hari imigabane twafashe muri koperative ndanaguza ngiye gufata ubu bufaranga bucyana nimfite njye kuri sako kuko n'ubundi nashaka kwigurira ibwana by'ingurube hano hepfo kunuza kwa Gerard ndavuga nti mfatire rimwe amafaranga noneho Ndimbati akomeza agenda avugira ati tunahura ariko tuvugane jewe numva ko uryo ntari bubijyemo hashize akanya niko nagiye kubona mbona Ndimbati agize ate aranyandikiye hi baby ni hi ahita nyohereza agatima kakandi gatimbye ko kuri WhatsApp hashize akanya arambwira ngo ngiye kukwereka akantu ngo ariko ngo mwibanga rikomeye anyohereza ifoto y'ikibero ikatiya ubona nyine hagaragara akantu k'umweru gasa nakenda kugaragaraho gato ambwiza ukuri iri bori rirazamuka ndeba ukuntu ririmo rishanyaraza ndambwira wakongera ukegereza hejuru bebe urumva arambwira toya atahubwo wowe uze tubyesitare ndaturuna ndavuga noya ntago najyayo nyuma nobekeramo akantu ati wibuke cyagendeye Ndimbati amfata njyewe burya nakomeje kugutekerezaho nk'umuntu twakubise ijanja mu gikoma burya none uze kuza tugire gute tubyaranje nanakugire gute nanakumara agahinda ahita afotora noneho yageje hejuru gato nandi ndica ndavuga nari kubundi iriya mbwa ngo ni Ndimbati insuzugure imfatire ku mugore n'iki reka nikozeyo nta n'igiceri yanciye niko kuza rero ndavuga nti ndemera nk'umuntu w'umuvandimwe njye nta kintu nari mfite mu mufuka niba ufite agakingirizo mpe niba nta nako ufite nkubitewe na nkamagana ngahe nikoza no kukabutika kwa Gerard ntumanukane nanjye ndeba ukuntu nakwigenza wari ugiye gusambana ntabwo ngiye gusambana nawe ntukajya ukoresha wari ugiye kugira ute uriya se n'umugore wawe papa Sava reka rumubwire umuntu w'umugabo nimuhora ari mu kibazo nk'iki ngiki ntugakoresha ijambo nk'iri ese wari ugiye kugira ute se ugusambana ngiye kwidebonsoringa buriya bivuze gusambana biba bigaragara nabi ni kwidebonsoringa ubwo rero wari urangiye umusa yose ay'ibibwana bari kuyakubuka yose ugasigara zero bari kugufata nyine abakenya bafite imitwe ariko Digidi Ndimbati yajaje Digidi twaberetse ko tubarusha rega ko tubarusha mbivuyemo reka niko mbese ntiwari ugiyeyo naringiye ariko sinarinzi ko ari uwo mutego banteze none se waretse natwe tukabakocora none ahubwo reka nkubwire papa Sava ntureba ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka kiriya kigori ngiye kugikorera propaganda nzagihiga ngihige rimwe ngikorere nanjye akantu k'agatendo uretse kizaba kiri none se twabigize ubu ngubu n'ubundi ko wari ugiye ugakomeza ukajyayo hari igitekerezo ugize ngize igitekerezo nyine cince yaringa umva reka nkwereke ukuntu ibintu bimeze urabona wowe genda ujyeyo nk'uko bisanzwe ntabwo ntajyayo umva Digidi ntabwo uzi ko nkora imishinga iri mu rwego rwo hejuru udizayininga ngiye ndizayininga imishinga reka nkukubite icyogajuru wowe genda ujyeyo ntugerayo urumva ikigore kiritwara nyine nk'icyagize gite nk'icyagutumiye nk'icyantaye mu kamashu nawe umere nk'iki nk'uwakaguyemo kikwinjize mu nzu nikigerayo tekinike narazumvise ngo akoresha mugera mu cyumba amara gufungaho agafata telefone akoherereza Ndimbati ahita ansangamo arabanza akamwoherereza mesaje kuko Ndimbati aba ari hafi aho ngaho reka
abari aho ngaho ateze abari nk'ingwe itezisha noneho wowe nafata telefone ube wamubonye ubwo azaba agiye kumwandikira ati ngwino namurangije ageze mu nzu kugira ngo ahite agucakira wakuyemo nk'ishati noneho nawe namara kuyandika yirambitse hasi uzahita ushaka ikintu umushukisha mubwira uti nzanira amazi yo kunywa ndumva hano mu nzu hashyushye. aho rero niwe uri gutekereza nabi nk'ubwo se amaze kwandika iyo mesaje namutuma amazi agasohoka na telefone. nyine ibyo nkubwiye ntabwo byumvise se nanjye nkubwiye yayirambitse natayirambika akayisohokana uzamenye kurangiye uzahita usohoka wiruke nayirambika sasa agiye kuzana amazi hita uyiterura wandikire Ndimbati ibuyeza iminota 45 cyangwa isaha ndabona rwose digidigi akigira kasha utariko ndi kumunegekaza kandi amafaranga nayumvishe mu mufuka n'imbandari numara kuyandika byembye uhita urambika aze umva digidi azaza naza rero nawe uzareba yakwinjijemo hariya yagufatishije umubiri yawe unegekaje iyo minota 45 azaba akora menshi wowe nzaba ni de bonsorinze uzide bonsoringa noneho ntukagenda uryo arasigayemo tubiri nyongera kandi genda bukubita umugenda nyongera kandi wiyongeza urarangira n'izina ry'Imana ko inkoko itinda oya icyo dukerereka nuko umukosora twara intwaro urase umutwe noneho Jovenje rigitera fame urumva ku rwego azajya yicara akavuga ati digidigi eromesh tubarangize ari igihe umuntu abazikora ubuze ubwenge wenyine akanugwana nakunda cunga telefone ahita asohoka bite mubwira nti ba wibuzabuza gato digidigi yigize igubyo noneho yaje wakantu uti nyura ku kabari uzana inzoga zana itako ry'ihene tumeze neza umusa deborosora ariko jewe ndababaza umuntu w'umucuruzi aha ngaha hafi ufite firigo ikonjesha neza ubundi mbereke urumva gende mbagurire icupa urumva kuko n'ubundi ndabona mwumaganye mumaranye umwuma igihe none se Ndimba muri note ba none se waretse tukajya kwa Gerard firigo yawe yarapfuye umva kandi uranyumvira ruga navuga ngo Sayimana ni igicucu ni ikigoryi ugasanga arimo ararakara ukoze iki se ubu ngubu iyo bavuze abacuruzi uvuga na Gerard nta soni Gerard usaba inzoga ikonje akakuzanira inzoga wagira ngo ahubwo ayivanye mu cyokezo dore ngo umusabye mushikaki ayizana ari ubutita noneho ukagira ngo ahubwo nivuye muri firigo niyo bavuga abacuruzi nimo kavuga na Gerard Sylvestre nawe ufitemo isebanyabuhanga iyi kwa Gerard umuntu yahashinga uranyumvira ruga ugize ngo iki reka rero nkubwire boss aravuga boss yavuga nawe ukajya kumugisha impaka ubu rero nagenda nagurira Sayimana inzoga tukanywa wicaye hari tureba n'amazi urumva twarangiza kandi tugatahana ukavuga yo hanyuma ukagenda usebanya ubunze umunwa ngo ndenda kigasigara cyasamye Sylvestre ntabwo rwose urumva uvuze nde uvuze nde datoya Sylvestre ongera uri prononcer neza mbyumve Sylvestre okay voilà uranzisha Sylvestre uranzi neza cyane uranzi kwicupa rimwe nari nakwemereye nkongereyo habiri urumva none se Ndimba ngewe se wowe ikise umva kandi wowe sha wowe umva wowe urantwaza sha urantwaza ngeze mu rugo usangire n'umwana iki ni igiki iki ni igiki itako ry'ihene wari wageje itako ry'ihene wari avuye guhaha amafi wari bonye umva uzi ko usigora n'amafi yabanze n'inkoko nta nubwo ari ukwigora wowe akira sha wowe hereza wowe ufite ibyawe akira shyiramo n'ubundi we n'uberewe no wowe urantwaza hanyuma numara kuntwaza wowe urasangira n'umwami sha urasangira n'umwami unanywa n'umufu yego wamaye ariko urabanza usakure njyewe nanyweye nkarya rwose nubwo wambwira ngo nsakura amatoni y'amakamyo rwose urumva gusakura tugenda se tujye kuri okay munyura ha rero nyura ha mugende mu ariko nyama
ari byo nari nkubwiye byari byo ni ukuri kwibana ni ukuri byari byo pe waretse se tukagira ariko se umva nyine igitekerezo nakubwiraga nk'ubu ngubu buje nyine tukaba turi mu nzu turuhukira mu nzu reka twanongera reka n'ubundi bavuga ko imvura iguye rimwe urabona nyine nanjye nyine mba mwanyujijeho nk'umuntu w'umusaza ariko utanzicara none ushinga ivi fureshi mfite imyuka nanariye ibintu byose ari sawa sibyo kandi reka nkubwire urakoze ni ukuri kw'Imana ndagushimiye ariko ntabwo nzagutererana sibyo ni ukuri ndumva ntazi ukomeza nyamara twari komera niba reka nkubwize ukuri rero nk'umuntu w'umugabo wihaye kandi uba utashye akicyurira impamvu muraba mbonye aka gacupa nkavuganireka nkiyakiriza imbere icyaka yakigishe nkabura amagambo nkubwira umeze utese papa yanjye zana isekuru dusekure oya ibyo bubiretse harimo akaguru ndimba zana isekuru ariko se buretse nawe buretse gushyuha aba afite ubwoba ko tuzijyana mu nzu sha ewe ndimba sedegede none se bimeze bite Sharon afite icyaka ewe umbo bimeze bite se wagira ngo ameze pasi bimeze bite se umusa shamani ufite agatekerezo mana nawe se ntunywa akantu ntunywa akantu jewe se nayo natangiye ushobora kuzisubizayo ukira akantu bushyize aho ngaho bushyize aho ngaho none se Marigari wowe nyine kutambwira nguko kutambwira ko mbonye yicaye hariya se nyine gahunda iteye ite nyine arabisoje nyine nose ko nakoheje message nkabona uratinze kandi ari ryo wamujyanye Marigari ntabwo ari wanyohereje message ngo ninze ugahita wohereza indi ngo nimbe ndetse ngo nk'iminota 30 hari n'iminota 2 irenzeho je Marigari wohereza indi message nukuri kw'Imana ndagapfa iki gihe akaba hari indi message nigeze nohereza Imana impana Marigari umbwiye ngo iki ngo arabishoje mana yanjye we ubu arakwakwanyije ubu neza kurongora ubusa nta n'igiceri sa guhaye ndimba habe niripfumuye pe ariko rero ndimba nyine nubwo bimeze bityo hanze hanga hari abasore pe hari abantu bazi gukwakwanya uzi ko nagezeho nkumva nige wamwishyura ngo iki wandayawe 150 ku umva iki coco ngo iki wandayawe ubwo uragiye uragaramye bakurongoreye ubuntu uzi na projet twari dufite projet ipfuye ubusa kutangiye kuyangiza hakiri kare none ubu ngubu tuzungukira hehe sie ubuse ko ndeba ari digi uje noneho utajya kuyangiza 150 ubu barugaba ko twari tubafite muri gahunda n'abandi bose se noneho uzabagira 200 kuri 200 sie wazibyaho ngaho noneho reka nkwereke uvaye ujye kwishyura biriya bintu twari tuzanye narinzi ko rero nkura amafaranga ndagenda nzani mfata ibintu by'abandi vaye tugenda ubyishyure urumva tugenda ubyishyure urabyishyura iki wagaramiraga ubusa kuko cyo utihagazeho ukantegereza kuri gahunda vayo Nsabima karame izo nzoga muretse kuzangiza sha digidi nawe sanga ufite 500 yako kayogumweye ndabona ibintu ema digidi yagiye yirukanze izi nzoga ninde upfundiza izi nzoga ninde upfundiza izi nzoga ntabwo naye nkubwiye ngo izi nzoga ntiyagize uzipfundura none se kazi nimuzangize none reba murazi mweye urazishyura rero arazipfunda ahita yirukanka urazishyura mbese nari kumuzirika ndetse ndazishyura gute kandi atari ngenzi zifunguye ariko Marigari ubu ntabwo ureba ubu simpoye simpombye simpiye sintokombeye ubu ntabwo umpombeje ku munota wa mbere ubu ntabwo umushinga ntabwo wangije ntibirangiye ubu se turishyura iki